JN TV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GN TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko uko nibigana tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina François. François ni izina rifite inkomoko ku Kilatini rikaba risobanura ufite umudendezo cyangwa se uwigenga. Bimwe rero mu biranga ba François, ngo François ni umuntu ucecetse, azi kwitegereza, akagenzura kandi akagira amakenga cyane, ku buryo kwa guceceka kwe gutuma abantu badapfa kumutinyuka bitewe n'uburyo aba ameze nk'umuntu wo mu nzego zo hejuru. Aba ari umuntu ukunda umudendezo nk'uko izina rye ribisobanura, ariko ntapfa kwizera abantu, agira amakenga muri buri kintu cyose, ugasanga naho ari ngombwa ko asabana n'abantu aracecetse, ariko abagira ngo hato hataza kugira umufatira ku ijambo cyangwa se akamujora. Rero ngo nubwo bamwe bashobora kubifata nko kwiyemera, ariko we aba ari ubwirinzi arimo kugira ngo ataza kuba yavogerwa akabuzwa umudendezo wenda abigizemo uruhare. François kandi ngo ni umuntu udahubuka, agenda buke buke, apfa gusa kuba icyo yiyemeje akigeraho kandi akagikora neza. Ni umuntu w'indahemuka kandi nawe wanga guhemukirwa, akaba ariyo mpamvu gutoranya inshuti bimugora. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera, izindi nkuru zose tuzajya dukora zijye zikugeraho ku gihe. Iyi ni GN TV show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.